Uzajya ryari saho hano? Kanzi myitegure nta kibazo noneho. Uri tayari? Okay, ntari kuko turahurira kwa Jesse nyine tu. Sawa. Bya bintu bya mama sibyo? Sawa. None se ubona uri inkumi umaze gukura kandi ukabona yuko hano turi twenyine, washobora iki mu buzima bwite uburyo wakiteza imbere basi kizakuzamura? Urumva washoboramo iki? Wow, numva ko noneho uvuze ibintu byiza waba ubundi byari byaragenze ya nyine urakoze kumbwira kuri ako gatekerezo. Ndaza kubitekerezaho ndebe ikintu numva nashobora ubwanjye ndaza kukubwira. Ariko n'ibimba nkubwira sister, biba ari byiza nuko utajya ubiha umwanya pe. Ko nawe rero ngo uravuze waruvuze neza ariko byesho byose. So nka sister kuko nzamugenze ne koko. Sukuru rwajya ngo ngewe rubamo njyenyine. Ndagira icyo mubwira, nagira igitekerezo nazana mu rugo akandi utwatse akigendera. None n'ubu ngubu naringize icyo mubwira n'itwatse arigendera. Subiza byinze. Ni karibu. Vitesse. Ça va? Umeze utese? Bucya nyine maze umunsi ndwaye. Wambwiye ngo waragiye kwa muganga. Nese bakubonye basanze urwaye iki? Shani malariya. I'm sorry nukuri ntabwo nabimenye kubera kwiga. Nta kibazo. Nzamera neza. Wowe se amakuru? Sha nanjye nyine nibisanzwe tu. Amasomo biragenda. Gake gake. Yagiye. Yagize hano mutandwara nyine n'umufande gucika intege. Nibwo nagiye kwa muganga. Ubu nyine nawe ntabwo uheruka ku ishuri. Wapi ntabwo mperuka kujya ku ishuri. Jesus. Nta kundi nyine. Nta kundi. Urakoze kuza kundeba rero. Akusha warananutse. Umva. Nese ubizi ko iri kunywa imiti nyine unanuka. Nese. Aha, tumva bize nicyo nakubwira. Ya ntacyo. None se. Twakiriza iki? Hari amata, hari fanta, ji, amazi. Sha, mu amazi. Nazi ngiye kuyakurira. Oya, ariko byorere. Nze njye kwizanira ubundi zijyana. Sha, ntabwo nigeze menya ko warwaye. Sha nuko nyine. Se nyine ko mbandi ndandi bote. Sha nyine nta kundi ariko uzamera neza ndabizi. Nzamera neza nindi kunywa imiti neza. Ndabizi neza ko nzakira. Sha nkumbuye ishuri n'abantu.
ukumbuye ku ishuri ngiye ku ishuri udushe twagiye ubusazi bwo ku ishuri ntabwo bajya baza hano ku ishuri bajya baza hano ntabwo inshuti banjye baje kunsura ariko nyine ntabwo bikorwa ko nkumbuye kujyayo sha nanjye nyine nari nyuze hano ngo ndebe ukuntu bimeze hari umuntu nari ngiye kureba hariya hirya nyine ndikanyura hano nareba uko bimeze niyo mpamvu nari naguhamagaye narashize iminsi nyine numva utavuga cyane kubera kurwara sha nyine nari mvuye hariya hirya gusura umwana twigana ndavuga nyine reka nze nguhamagare nze kuri mu rugo nze nyine ngusuhuze ndavuga umwizera ntabwo nari nzi ko warwaye amusore it's okay nta kibazo okay sha nyine urwara ubukira kandi ndagusezera urakoze cyane sawa bye suhuza abandi ego Biteze? Meze neza. Okay. Mwamfasha mukanyura ahantu ku murenge? Ku murenge ni haruguru ku muhanda wa kabiri. Mutuye hano se? Dutuye haruguru hafi y'umurenge. Tumvura hangeze kabisa. Nitwa Honore, nyewe babita abandi se? Njye nitwa Kariza. Kariza? Wow! Ni sawa Kariza. Okay, saka tugende wanyereka. Nta kibazo. Okay. Sita wamaka nimero kawe si wewe utawenda ko nazongera kugukenera. Okay, nta kibazo. Urakoze cyane. Okay, sawa, ni byiza. Okay.